Ikiremwamuntu ni kigari cyane, bamwe uzumva bavuga ngo umuntu ni mugari, ibi ntabwo biza gutyo gusa ahubwo bigira impamvu zihariye. Muri rusange hari ibyo umuntu ashobora gukora bikamushyira mu kaga gakomeye. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe nibura ibintu udakwiriye gukora mu buzima bwawe. Niba wanabikoraga bibaye byiza watangira ukabihindura. Uhaye ikaze, iyi ni The Real Shema TV, niho bagezaho ikiganiro nkanabatunganyiriza ikiganiro ni Yitwa Shema. Ikintu dusanga ku mwanya wa mbere niba udakwiriye gukora mu buzima bwawe, ntugafate abantu mu buryo butandukanye. Muri make ntukagire ivangura iryo ari ryo ryose ku bantu. Ikindi cya kabiri, ntuzagire umuntu ufata nk'utagira icyo amaze. Abahanga bavuga ko umuntu agira agaciro mu gihe cye. Ibi bishatse kuvuga ko icyo ari cyo uyu munsi byahinduka mu isegonda rimwe. Icya gatatu, ntugakunde gucira abantu imanza. Aha bibaye byiza kwishyira mu mwanya w'umuntu, kuko buriya nibyo biba byiza kugira ngo nawe ubashe kumva uburibwe cyangwa se niba ari agahinda ari kunyuramo kugira ngo nawe wumve neza, kuko nawe ejo n'ejo bundi bishobora kuba byakubaho. Icya kane, ntuzemere gufatwa bugwate na filime z'urukozasoni, zino bakunze kwita porunogarafi cyangwa se n'ibindi bintu byerekeranye nabyo cyane. Icya gatanu, ntukajye ucika intege mu buzima bwawe. Igihe cyawe kizazira igihe gishakiye. Wowe usabwa gukomeza gukora cyane mu buzima, ntukemere gucika intege habe na rimwe. Icya gatandatu, ntugatakaze umwanya wawe ku muntu utaguha agaciro cyangwa se ku muntu utazi icyo ushoboye. Bibaye byiza wajya ukora ku muntu ubu nibura ukumotiva umunsi ku munsi. Icya karindwi, mu buzima bwawe ntukagerageze kubeshya urukundo ufitiye abantu bagukikije. Ibi bintu nubikora bishobora kuzakuzanira ibibazo bikomeye mu buzima bwawe, kuko si byiza gufeka urukundo ku bantu kuko hari igihe ushiduka bikugeza ahandi hantu hatari heza cyane. Icya munani, ntuzigere wibagirwa abantu bagufashije mu gihe wari mu bibazo bitandukanye cyangwa se uri mu bihe bigoye. Biba byiza no kwibuka ineza wagiriye, kuko nawe hari aho ugera ugasanga ya neza nawe yabo wongeye kuyikenera. Icya cyenda, ntuzigere wishingikiriza ku bandi bantu. Akazi kawe ujye ukikorera kandi ujye uharanira kugera kure mu buzima bwawe. Icya cumi, mu buzima bwawe ntuzigere wivumbura cyangwa ngo wikakaze ku babyeyi bawe cyangwa abakurera, kimwe n'abagukuriye muri rusange. Rero ni byiza kubaha buri umwe wese, cyane cyane ni byiza ku bantu bakuru ho biba ari akandi karusho. Icya cumi na rimwe, ntukipfobye mu ruhame rw'abantu. Ujye uhora wiha amapeti kuko urashoboye. Mbere yo gushyira imbere abandi bantu, ujye ubanza wishyira imbere. Biba ni byiza kugira ngo ubashe kuba wabasha gukomera, kuko gukorera inyungu zawe nibyo bifite agaciro kanini kuruta ibindi byose. Gushimiye wowe warikurikiye. Iyi ni The Real Shema TV. Nongera kubitsa gukora subscribe niba utarayikora, nawe wayikoze uriho agaciro cyane. Murakoze, duhurire mu kindi kiganiro.